hari umuntu utagengwa n'umwuka wera, ntagengwe na roho mutagatifu, cyangwa ngo agengwe n'intekerezo ze, cyangwa ngo agengwe n'amategeko y'urugo. Agomba kugengwa n'amategeko ya leta, nk'uko basize andi mategeko mpanabyaha. Icyo nacyo mu gihe kitarashyirwa mu byaha bigomba guhanirwa n'itegeko nshinga, rigomba gushyirwa mu mategeko, nabyo bigahanirwa mu kugira ngo imiryango nyarwanda ikunde yubakike ikomere. Nta gihe, kuko nudatinya itegeko hari ukuntu umuntu ashobora kudakosa. Ubu hari ibyaha byinshi abantu badakora bitewe n'uko bazi ko itegeko riri bubahane. Mu gihe nta tegeko rero uvuga ngo riguhanire icyo cyaha, uzabuzwa n'iki kugikora? Uzirimita gute? Njyewe ni inama ndi kubagira, mugomba kubategeka. Uwumva turi kumwe azabikore, uwo tutari kumwe azafata iyo nzira, ariko mugomba kubategeka amasaha bagomba kujya bakarabiraho. Icyo ni kimwe. Nutamutegeka amasaha yo gukarabiraho, azajya akaraba ari ukabona umugabo wawe yiriwe mu rugo. Kandi mu gukaraba ari ukabona umugabo wawe yiriwe mu rugo, ni aho ngaho niho uzaba urangiriye, kuko umugabo nakubita ijisho. Hari n'ikindi kintu mutanatekereza. Hari igihe nk'ubu ngubu ubu urabona uracyafite itoto kubera ko ukiri mutoya. Imvu n'imvano twayibonye. Nongera kugaruka ku kantu navuzeho, abamama mudukurikiye, mutazi gutegeka abakozi banyu igihe bagomba gukarabira. Umukozi igihe cyose ashakiye yacunga umugabo igihe atakoze, yicaye nkwanza ari kwirebera nk'utuntu kuri telefoni, ukabona umukobwa nibwo aziritse agaswime mu mabere agiye kujya gukaraba, intege gutya akakazamura kakagera hano, ku buryo niba ari n'umwenda w'imbere yambaye uri kugaragara, cyangwa niba ari n'iki agatambuka imbere y'umugabo. Ubundi muba muzi ko uriya mugabo akoze mu byuma, muba muzi ko ari sitatatanyeganyega, muba muzi ko intama yamukandagiye atari umuntu. Nyamara mushatse mwagira ubwenge. Ntago mvuze ko mutabufite, ariko mushatse mwagira ubundi bwenge butandukanye n'ubwo mufite. Nanjye nivuganire n'abapapa, mwirirwa mutakanga abagore banyu baryamana n'abakozi b'abahungu baba mwarazanye. Niba rimwe kabiri umutipe yinyurishijweho, yambaye isengeri rimwe na rimwe akuyemo agapira, umusore yari ari kumwe nako umugabo yari ari kumwe n'umugore muri salo, kwa kundi nyine baba bari kureba nka televiziyo. Abona abana b'Abanyarwanda babandi nyine banyweye amata, bamutemba itoto, nyine kwa kuri televiziyo, nyine kwa kundi baba bamudira bagira bati. Noneho umugore aba aravuze, ariko mbega u Rwanda rufite abakobwa beza we. Noneho umugabo, oshango babuzwe n'iki se shaka babi twabarongoye. Mu gihe nta tegeko na rimwe rirengera umugore cyangwa umugabo. Sinzi mu mategeko nasomye, hari icyakoze mu mategeko mbonezamubano niho nabonye itegeko rivuga ngo igihe umugore cyangwa se igihe umugabo yafungishije uwo bashakanye, niyo baba bamukatiye imyaka 20, akagenda akamusabira imbabazi, akavuga ati njyewe umugabo wanjye ndamukeneye, cyangwa se umugore wanjye ndamushaka, ibyacu birangire. Mu Rwanda cyangwa se mu bintu bijyanye n'ingo, nta tegeko rirengera umugore cyangwa umugabo dufitemo. Nuko mu gihe nta tegeko ririho rihana umugore waciye umugabo inyuma, cyangwa rihana umugabo waciye umugore inyuma, nta gihe na kimwe iyi miryango iteze kuzakomera. Mu gihe umuntu azi ngo, urumva, ndaca umugabo ngo kuba ngo wenda nk'ubu ngubu ngo niba wanciye inyuma, sibyo, ngo nkaba nagiye kukurega, ngo baduhaye gatanya si igihano. Kuko hari n'ubwo nge nshobora kuguca inyuma ari ukugira ngo nkunde nkwiyenzeho, nkunde mbone gatanya nzana undi. Ariko nabo ntabwo bapfa kuguhereza gatanya gutyo gusa. Uko bayiguha kose murabanza mukavuga ibibazo byose. Ntabwo wambwira ngo umuntu aguca inyuma rimwe ngo bahite babaha gatanya, ntabwo bishoboka. Nyine banza wumve. Ahubwo kuki ikibazo si gatanya, si nacyo turi kuvugaho. Ikibazo si gatanya, ahubwo ikibazo ko yafashwe yaciye umugore inyuma cyangwa yaciye umugabo inyuma. Itegeko rimuhana ni mwebwe mwisenyera ingo. Impamvu ituma ari mwebwe mwisenyera ingo, niba uzanye umukozi w'umukobwa
umukobwa akajya ajya hariya akabunuza akambara twa mpene barimbuke twa tujipo tugerera mwene hano, akambara twa tuntu tugufiya, noneho rimwe na rimwe yajya gukoropa ugasanga aracunga nk'umugabo yicaye muri saro, araza agize gute agacunga umugabo yicaye hanze, akajya muri dushe yakenyereye twa duswime mu mabere. Mwaba mama mwe turiya tuntu nimutadukumira, ese ubundi reka nkubaze, ubundi hari ikintu abamama mujya mwibeshya, abagore imbaraga zabo nkeya ziba mu matwi, mu gihe abagabo imbaraga zabo nkeya ziba hagiye habaho icyo bita uburinganire. Uno munsi rero mushobora kwibaza muti nubwo ari mu kiganiro ibiriho ubu ariko tugiye kuvuga kuki. No kuvuga ngo ikintu tugiye kuvugaho uyu munsi ni ikintu kigendanye n'imiryango cyangwa se n'ingo. Agiriwe amahirwe nabonye n'umukobwa n'abakobwa beza bashobora kuba badufasha kuzisenya, ari ukuntu bajya babashinja yuko ari mwebwe ngo mumaze ingo z'abandi nziza ukarya icyo ushaka buri weekend dukavuye mu kaza kugusohokana. Ndagira nibyo uri kuvuga, naho uwo nguwo ugurisha inka akagurisha isambu, ndakeka uwo nguwo aba yizanye kuyarya, ndumva nakabuze. Mbese mwebwe mumeze nka Nyabarongo. Nyabarongo niyo njya numva bavuga ngo yico yizanye. Nta muntu wanga amafaranga bavandi. Mwari kwibanda ku bakobwa, nawe nyafite nka gusohokana wabyemye. Ngo n'ubundi ngo ni rubyogo mu byondo ngo yenda nk'imbwa ihorobye isosi ngo uzunyikirize umusonga. Nuko ubwo rero agahita avuga ati sinjye warota kigiye ngwino dore. Ariko si ibintu yari yagambiriye yuko yagombaga kumusambanya, kuko hari no mu bijyanye n'imyemerere hari uburyo bavuga ngo hari icyo bita kugwa mu cyaha, hakaba n'icyo bita gukora icyaha. Kugwa mu cyaha ni ugukora icyaha utari wakigambiriye, gukora icyaha noneho ni ugukora ikintu wagambiriye, mbese wari warateguye igihe kinini, icyo bita gukora icyaha. Ni ukuvuga ngo rero Dawidi we yagushijwe n'ijisho. Bivuze ngo rero mwaba mama, imbaraga nke z'abagabo banyu ziri ku maso. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Asante sana haya wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Generalife TV Rwanda, muko pamoja na MC Vincent Brown. Kabara akagaruka mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko kuri uno munsi ndagira ngo tuganire ku kiganiro kivuga ukuri kwibiriho. Iyo mvuze ukuri kwibiriho mwamwumva iki? Ngira ngo rero mwabibonye ko ntari njyenyine, nje mumenyereye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko ikiganiro kibiri cy'ukuri kwibiriho ubu mba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Reka nawe abibwire tujye twabona gukomeza. Murakoze cyane, ngira ngo nagaru bwa mbere mumbonye mu kuri kwibiriho, amazina ni yayandi ni Leya. Murakoze cyane. Ni yayandi muziranyeho, niba mutaranayamenye ubwo murayamenye. Hari abantu rero benshi bajya bibaza ngo ukuri kwibiriho ni iki? Ese gukurikirana ikiganiro ukuri kwibiriho nzumva mwiki? Iyo bavuze ukuri kwibiriho hari ibintu byinshi muba mwibaza mukavuga muti
wenda mu kuri kw'ibiriho ni iki dushobora gusangamo? Muzajya musangamo ibyo mwibaza byose, mutekereza, mufata nk'aho bidashoboka, cyangwa se muba mutekereza ukundi musobanukirwe noneho bimeze bite. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero ngira ngo twagiye dukora agenda, ariyo babyita gender balance, uburinganire. Hagiye habaho icyo bita uburinganire. Uno munsi rero mushobora kwibaza muti nubwo ari mu kiganiro ibiriho ubu ariko tugiye kuvuga kuki. No kuvuga ngo ikintu tugiye kuvugaho uyu munsi ni ikintu kigendanye n'imiryango cyangwa se n'ingo. Agiriwe amahirwe nabonye n'umukobwa n'abakobwa beza bashobora kuba badufasha kuzisenya, ariko bajya babashinja yuko ari mwebwe ngo mumaze ingo z'abandi. Bashinja abakobwa beza. None se ababiwe ntibazisenya ngo bishoboke? Byashoboka nuko wari uvuze ngo wahuye n'abakobwa beza ngo bazisenya. Yego, oya ntabwo navuze bazisenya, ahubwo bashobora kudufasha kuzisenya. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kijyanye n'imyubakire. Ni ukuvuga ngo ukeneye ubufasha bw'umuntu ugufasha kuzisenya. Hari abantu burya baba badufasha kuzisenya, ariko ubundi hari ikintu njya nibaza, nk'iyo mutinyutse umugabo akaza akagutereta ngo mukurikiye, rero reka ndeke kukwinjirira mu buzima, ahubwo wowe bwinjiremo utubwire. Iyo umugabo aje akagutereta akakubwira ati rwose kabisa njye ndashaka ko tubonana tugasohoka tukagira gutya na gutya, uzi ko afite undi mugore, uba wumva nta buryo uri gusenya urugo rw'abandi? Ese uba wumva nta bana urimo urariza, urimo urashyiraho umusaraba? Urugero ntabwo mba ndusenye kubera ko ntabwo banjyanye mu rugo rwe, aba yansohokanye. Agusohokanye ku buntu se? Witegeye cyangwa uririsha cyangwa winyweshe? Ngo ansohokanye ku buntu? Agusohokanye nta kintu ari bukumarire? Ahubwo se gute yansohokana ntacyo ari bumarire? None se ubwo nagenda ku buntu? Nese ubwo wumva nta muryango urimo wangiza? Oya ntabwo mba ndi kwangiza. Abagabo b'iki gihe basigaye basevinga y'urugo, bagasevinga nayo gusohokana imana bikeye. Ubwo ndumva aho nta kwangiza umutungo. Mbese n'ubundi amafaranga aba yarasevinze y'umuryango, umugore aba yabona, umwana ahabwa buri kimwe cyose, kubera icyo atansohokana. Ko hari n'igihe ushobora gusangana 900, uretse ko no mu biriho ubu nyine ukuri kw'ibivugwa. Hari amakuru nigeze kumva ntari namenya neza yuko mu bana barimo bishyurirwaga na leta, abishyuraga 900 bagiye kujya bishyura ibihumbi niba ngari 10 na bingahe. Abagiraga imiryango ibafasha yo kubarihira bishobora kuba byahindutse, ariko ni amakuru tutari twamenya, nubwo turi mu kuri kw'ibiriho, ariko ni amakuru tutari twamenya neza niba byanzuye 100%. Ariko niyo makuru numvise abantu benshi bari guhwihwisa ngo mu bana ba primaire bashobora kuba bishyuraga 900 bagiye kujya bishyura ibihumbi 18. Uri kuba 900 y'ibihumbi? Ibiceri 900, bishyuraga ibiceri 900. Bashobora kuba bagiye kujya bishyura ibihumbi 10. Mbese ni ukuvuga ngo ubufasha bwa leta bushobora kuba bwahagaritswe, ariko ntabwo mbyemeje 100%. Ni amakuru numvise y'ibihwihwiswa. Ubwo namwe muri buze kugenda mutubwira niba koko ayo makuru mwayabonye cyangwa mwayumvise. Mbese ubwo rero ibyo nabyo nari mbizanyemo kukuvuga ngo ese ayo ngaya gusohokanyemo nta nubwo ashobora kugusohokana hari n'umwana urimo urarira mu rugo waburaga na ya 900, cyangwa uzajya ubura n'ibyo 18 byo kugira ngo ajye kwishyura nibura abashe no kuba yakiteganyiriza ejo hazaza. Oya ariko ntabwo ari njye basohokana, mutabyumva nabi. Oya ibyo wibitekerezaho. Najya mbibabwira njye hari icyo ngiye kuvuga. Uretse mbanze nkumbwira, ubundi iyo uri mu itangazamakuru ntabwo kuba mvuze ngo wenda kuba nshobora kuvuga ngo indaya ngo zikora gutya cyangwa zigira gutya bitandukanye no kuburiyo. Iyo uri umunyamakuru nta ruhande na rumwe uba ugomba kubogamira. Ntabwo bari buze kuvuga ngo ese ngo waba ugize ibyo ngibyo, wowe ubuhagarariye rubanda muri kano kanya. Ni ukuvuga ngo niba nyine ayo makuru nk'uko ari kuvugwa, amafaranga y'ishuri agiye kwiyongera. Niba bansohokanaga bakabukinga umwanya w'ibihumbi 500, buri bugabanyuke babukinga umwanya
400 cyangwa ahubwo ari ni ryinshi cyangwa ahubwo ari yongera ngo yaragabanyuka nuko umworohereza ntabwo bivuze ngo niba umuntu agusohokanye ngo umuntu anize ngo kwa yagusohokanye ngo kubera ko afite urugo hoya niba akose ubundi aza kugusohokana gute aho adafite ikofi oya erega hari n'igihe ashobora no kwemera akagurisha wenda nk'abo mu cyaro boroye akagurisha nk'inka cyangwa akaba yagurije nk'agasambu kuko avuga turamwa mbese sinzi ukuntu bavuga ngo ni ibyana ariko ntabwo aba ari ukubatuka nyine n'iza mvugo z'imihanda akavuga ati ngiye kiriya cyane icyo byansaba cyose ndibuze gukubita ikofi hasi akemera akagurisha n'inka yari buzatunga abana cyangwa yari buzagire gute akagenda ugasanga urumva ngo kumuhombya umunsi umwe ntacyo bitwaye nari nzi kuri kuvuga uhoraho mbese uba ushatse kuvuga ngo ni nka harya abantu abagore basangiye abagabo harya basangiye umugabo harya abakeba ubwo wari ushatse kuvuga ngo kereka muri nk'abakeba oya umukeba mwese aba afite urugo urumva afite urugo rwe nanjye akanshyira mu rugo rwe ndi kuvuga kugusohokana muri hoteli nziza ukarya icyo ushaka buri weekend dukavuye mu kazi akagusohokana ndagira ngo nibyo uri kuvuga nawe uwo nguwo ugurisha inka akagurisha isambu ndakeka uwo nguwo aba yizanye kuyarya ndumva nakabuze mbese mwebwe mumeze nka Nyabarongo niyo njya numva bavuga ngo yico yizanye nta muntu wanga amafaranga bavandi mwari kwibanda ku bakobwa nawe nyafite nka gusohokana wabyemera nabyemera ahubwo icyo ndi kuvuga ngerega kuba ndi umusore nta kintu bitwaye ahubwo icyo ndi kuvuga uyu munsi turimo turavuga ukuri kw'ibiriho ariko mu bigendanye n'imiryango yego nyine umusore yagusohokana n'ubundi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo amafaranga atakubaka urugo yubaka umubiri nyine niba byarakunaniye kubaka urugo bikakunanira no kubaka umubiri kimya niba nubatse mfite umuryango n'abana ukumva weho ngomba kugusohokana nk'umusore nk'uko umubyeyi w'umupapa wubatse agomba kunsohokana nk'umukobwa urumva nabwo ahubwo gute wemera ko ngusohokana mbese muba muri gufashanya fasha nanjye ndi inana w'inyanga ibyo bintu mwihaye byo kujya mufasha inana ko abakobwa basenya ingo z'abantu n'abasore ariko barabasohokana ababyeyi b'abamama abasore b'iki gihe basigaye bikundira abamama kuko bafite amafaranga urakeka ahubwo rugo utari kurusenya erega ntabwo turi kureba ku ruhande rumwe niba n'umusore yasohokanye natwe birashoboka ko hari ukuntu birashoboka ko ntabwo mvuze ngo abakobwa nibo bazisenya bonyine n'abasore barazisenya ugasanga nk'umukobwa noneho abagore bo bazisenya nabi ugasanga nk'umugore yari afite umu ex we kubera ko akenshi na kenshi impamvu mvuze abagore cyane ni uko abagore ari bakenshi na kenshi 30% usanga badafite akazi gatuma bagenda nyine bajya ahantu kure ugasanga niba ari nk'umugore ugasanga wenda acururiza hafi yo mu rugo akora nyine ibikorwa byiwe bisaba ko abikorera hafi yo mu rugo mu gihe umuntu ko umugabo we aba ashobora no kuvana hano akaba ashobora no kugenda akamarana n'ukwezi ataragaruka cyangwa icyumweru yaragiye guhiga amafaranga nk'abashoferi abandi batandukanye sibyo ariko umugore we agacunga akavuga ati ubwo mbonye umugabo avuye hano agahita ahamagara umugise batubarubiza ati cyari kigiye ati papa Sava niwe wajya kuvuga ngo ni rubyogo ngo n'ubundi ngo ni rubyogo mu byondo ngo yenda nk'imbwa ihorobye isosi ngo uzunyikirize umusonga nuko ubwo rero agahita avuga ati sinjye warota kigiye ngwino dore ariko ntabwo ari abapapa gusa basigaye bajya mu kazi bakamara ukwezi n'abamama dusigaye tugenda navuze ko bagenda ariko wumve najanishije 30%. 70% baba bari hahandi abo 30% reka dusipoze ko aribo bavamo babandi bazisenya 70% natwe tuba twagiye mu kazi ka kure abagabo b'iki gihe nabo bagahita bifatira ba tantine ati wagiye kunkorera amasuku mu cyumba kubona madame adahari ugasanga agiye gukora amasuku mu cyumba umusanzeyo noneho mwe nta nubwo bibagora nta nubwo ari ukwirirwa muhamagara aba ex banyu abakozi oya arega buriya reka iki kintu nanakivuge urumva ni ukuvuga ngo abamama 90%
cyangwa se 80, dareka tugabanye tureke kubigira 90%, tureke kubigira too much. Ni mwebwe mwisenyera ingo. Impamvu ituma ari mwebwe mwisenyera ingo, niba uzanye umukozi umukobwa akajya hariya akabunuza akambara twampene barimbuke twatujipo tugerera mwene hano, akambara twatuntu tugufiya, noneho rimwe na rimwe yajya gukoropa ugasanga aracunga nk'umugabo yicaye muri saro, arazagize gute, agacunga umugabo yicaye hanze, akajya muri dushe yakenyereye twaduswime mu mabere. Mwaba mama mwe, turatuntu nimutadukumira. Ese ubundi reka nkubaze, ubundi hari ikintu abamama mujya mwibeshya, abagore imbaraga zabo nkeya ziba mu matwi, mu gihe abagabo imbaraga zabo nkeya ziba ku jisho. Buri umugabo ashobora kureba bitewe nuko arebye umugore cyangwa arebye umukobwa agahita arangira. Nka Dawidi ikintu cyamurangije nuko yari atambutse arimo agenda atembera, abona umugore wa Uriya muri dushe ari gukaraba, amuroye uburanga, ahita avuga ati mumunzanire. Ariko si ibintu yari yagambiriye yuko yagombaga kumusambanya, kuko hari no mu bijyanye n'imyemerere hari uburyo bavuga ngo hari icyo bita kugwa mu cyaha, hakaba n'icyo bita gukora icyaha. Kugwa mu cyaha ni ugukora icyaha utari wakigambiriye, gukora icyaha noneho ni ugukora ikintu wagambiriye, mbese wari warateguye igihe kinini, icyo bita gukora icyaha. Ni ukuvuga ngo rero Dawidi we yagushijwe n'ijisho. Bivuze ngo rero mwaba mama, imbaraga nke z'abagabo banyu ziri ku maso. Niba ushobora kwifata ukareba umukozi ukabona ari kujya agenda yibaransa ngo nta kibazo, ngo ni ukujya muri dushe, ugomba kumutegeka amasaha yo gukarabiraho. Mwaba mama mwe, ibi bintu nimutabikurikiza. Ese uwo mugabo waba yirirwa mu rugo nakaza bafite ku buryo umukozi ajya gukora? Oya, nanjye nicyo nshatse kuvuga. Bagomba kubategeka amasaha yo gukarabiraho. Icyo ni kimwe. Ntabwo bishoboka. Njyewe ni inama ndi kubagira. Mugomba kubategeka, uwumva turi kumwe azabikore, uwo tutari kumwe azafatiye nzira. Ariko mugomba kubategeka amasaha bagomba kujya bakarabiraho. Icyo ni kimwe. Nutamutegeka amasaha yo gukarabiraho, azajya akaraba ari ukabona umugabo wawe yiriwe mu rugo. Kandi mu gukaraba ari ukabona umugabo wawe yiriwe mu rugo, aho ngaho niho uzaba urangiriye, kuko umugabo nakubita ijisho. Hari n'ikindi kintu mutanatekereza. Hari igihe nk'ubu ngubu ubu urabona uracyafite itoto kubera ko ukiri mutoya, ariko ubu mu myaka nka 10 n'ingahe iri imbere, ako kabiri k'itoto kazaba karatangiye kuzaho iminkanyari. Noneho wibaze mu gihe nyuma ukomeza nyuma y'imyaka 20 uri kujya guhiga n'umwana w'imyaka hagati ya 18 na 22. We murimo murajya guhiga uburanga, kandi we afite iki? Afite byinshi akurushije. Waracyafite umubiri utemba itoto. None wowe uri kujya kuvuga ngo ntacyo bitwaye, ahubwo hari ukuntu abamama bajya bashyiramo ubwenge butari bwinshi cyane, ngaho kugira ngo ngazajye ngareba abandi, ngo nanjye ngo utwo tuntu ngareba ngo nzajya ntwambara. Kibagirwa ko umubiri ari kujya kugereranya, mbese umubiri watangiye kugenda. Kuvuga ko abamama nta bwenge. Oya, erega burya nta muryango ubura ikigoryi. Tatwa ko umuryango w'abagore wose ahubwo ugomeze ubavuge nabi. Ntabwo ndi kubavuga nabi. Njyewe mvuze ko hari ntabwo abantu bose batekereza gutyo, nta nubwo abantu bose batekereza kimwe, ahubwo mujye mushyira, nje mvuze abashyiramo logique nkeya. Kujya gutekereza ukavuga ngo njyewe ngo kugira ngo nkunde ngo mpigane n'umukozi cyangwa mpigane n'abakobwa ngo bagira gutya na gutya, ngo nuko nanjye ndi bufate twatundi ngo nkatwiyambika, ngo nanjye ngo nkajya nambara utujipo ngo tugufiya, ngo kugira ngo nanjye ngo nanjye ngo mu cyimbo cy'uko ngo umugabo wanjye ngo yakarebye ngo abakobwa ngo nanjye ajya ndeba. Arakureba iki se ko muziranye 100%? Muraziranye 100%, ntacyo atakuziho. Ubu urajya kumwereka iki kindi ko ushaka kugira ngo wambare mini jipe kugira ngo ukunde umwemeze? Kahubwo uri busanga umusenye bya danje. Ushatse kuvuga ko
umugore n'umugabo baba baziranye 100%. none ubwo nta kintu kiba kimukurura bajyana muri oya si ukuvuga ko kitamukurura. uravuze ngo ntabwo yamwemeza kubera icyo atamwemeza. umva ikintu ndi kukubwira. banza ushyiremo logique ikintu cyatumye akora ibyo. Ni ukuvuga ngo nyinumva, ni ukuvuga ngo ngaho kugira ngo ajye areba abandi. Ese ubu reka nkubaze, umuntu aramutse akubwiye ati mu rugo wenda umugore nk'ubu nkanjye ndi umugabo, ujye mu cyimbo cyanjye, ni urugero, niba ndi mu rugo umugore akambwira ati hano hari ikintu ugomba gukora kandi gishobora kuduha amafaranga, sibyo? Nkabona icyo kintu nubwo kigomba kuyaduha cyo ndagifite, nta hantu kiri bujye, niyo nagikora ejo cyangwa nyuma y'icyumweru ntacyo bizaba bitwaye. Hakagira undi muntu umpamagara akambwira ati dore hano hari ikiraka kandi n'ugihombo uyu munsi ushobora kuza kuba ukuyeho, ari wowe wajya gukora ikihe? Uravuze uri mu rugo, umugore arakubwira ati wakoze iki kintu ko gishobora kuduha amafaranga na gutya, kandi urabona n'ubundi n'ejo uzakibona, n'ejo bundi igihe cyose wagikorera ntaho kiri bujye. Mu gihe ahari undi uguhamagara akakubwira ati ngwino nguhe ikiraka cy'amafaranga ya naya, urahita nyine ubona amafaranga, ikiraka gihita kirangira. Ari we wajya ku kihe kiraka? Kandi ikintu madamu yakubwiye gukora nawe ubwe yasigara agikora. Oya, ashobora no kutagikora, ariko w'igihe cyose ukaba wagikora igihe cyose wagikeneye, igihe icyo ari cyo cyose. Nakora icyo madamu ambwiye kubera ko kiba kizahoraho gihora kinjiza amafaranga, kandi uwamamagariye ikiraka cy'umunsi umwe cyahita kirangira. Ibyo navuze wabyumvise? Navuze ngo icyo uri gukora ubu, icyo wari ugiye gukora mu rugo, umunsi wose wazakenera wazagikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo nutagikora uyu munsi kirahita gipfa. Igihe cyose uzakenera icyo mu rugo. Ubwo abafite imitekerereze nk'iye, ubwo namwe muri buze kugenda mama muze kumbwira. Ashatse kuvuga ko ngo ubwo we ngo umumama basanganwe ngo yamureka ngo akigira kuga kumabonye. Nicyo ashaka kubabwira nawe barusha ubwenge. Nicyo ashaka njye nakora icyo mu rugo. Aho uri kurwana werekeza nyine nahumbiza. Natagewe icyo mbabwira. Abamama dukururwa n'amagambo batubwira. Uriya nk'ubu nkubwiye nzagutuza mu kwezi, utanirengagije ko nta n'igare ngira uhita uvuga uti umusore n'uyu nguyu. Abagabo bakururwa n'imboni, n'ibyo babona cyangwa n'ibikorwa. Mu gihe byonyine ushobora no kuza uburyo umusuhuje byonyine bigatuma, nk'ubu ngubu tuvuge n'urugero, ushobora nko kubona nk'umugabo nko mu modoka, sibyo? Nk'izi zatwegerane zo mu mujyi ziba zisaba ko umuntu agenda ahagaze, mugahurira mu modoka ukamubona ukavuga uti none se mwakicaye. Si akantu gatoya ukoze, wari urimo wigendera uhagaze gusa, uretse ubanze wumve. Uramubwira uti mwakicaye, uri umukobwa nka gutyo, ntabwo kandi uranabibona ko atari umusaza. Burya umusaza cyangwa umukecuru ushobora kumuhagurukira kuko afite intege nke zo kutagenda ahagaze. Ariko ubonye umugabo nyine ukiri mu kigero, uramubwira uti mwakicaye se. Ako kantu konyine gatoya ukoze gahita avuga ati buse nk'iki cyana nabona nimero yacyo, tibego mwana ugira ikinyabupfura we. Nyine ugasanga uretse ngumvira, urumva, ugasanga ibyo ngibyo byonyine bimutwaye umutima. Mu gihe umugore ushobora kumubwira ati ati sha uri mwiza, ati ye urasa na biki, ati mana we, gahita avuga ati burya umugabo yabibonye ko ndi mwiza. Ako konyine akagenda akabyinira ku buryo ashobora kumara n'icyumweru nako umwaka, niyo yaba akubeshya. None se ubundi ugira ngo mu rukundo ni iki? Ugira ngo icyo wumva ngo mu rukundo ngo rurahari ngo kwemeza ngo umukobwa cyangwa ngo umugore ngo nyine bijyanye n'imitoma? Ugira ngo impamvu abantu benshi badakunda imitoma ni iki? Nuko imitoma iba mu kuri kwa 30%. Ubwo nako kuko akenshi na kenshi buriya hari ibintu nk'abakobwa bajya bigira, nako abakobwa n'abasore, ntabwo ari abakobwa gusa. Ugasanga umusore arajya nka hariya akavuga ati njyewe, ariko ubundi
nk'abantu mwubatse muzatubwire ariko umunsi umwe ngiye kuzatumira n'abantu bubatse mu kiganiro cy'umuryango kugira ngo turebe nyine ukuri kw'ibyo dutekereza. Hari ibyo abantu, iyo mvuze ngo ni ukuri kw'ibiriho, hari ibintu umuntu aba yibaza akavuga ati ubundi bigenda gute, ubundi bikora bite. Ukajya ukabona nk'umusore n'umukobwa ntibashobora kugenda mu nzira badafatanya agatoki ku kandi, bagenda bakubitana udushyi, bagira gute nyine, ugasanga baragira gute, ugasanga hari noneho n'abatagira umuco bagenda basomana mu nzira aho bahuriye hose nyine, mbese bagahita basomana no mu nzira. Ntabwo gusomana mbabwiye ko mutagasomanye, ariko hari n'igihe ukora ikintu bitewe n'aho ugikoreye kikaba igikorwa nyandagazi. Ikintu nari nshatse kuvuga, bavuze ko abamama dukururwa n'amagambo meza batubwira. Ese hari ingo zigira abakozi b'abasore, ugasanga nyirabuja aryamanye n'umukozi we, biba byagenze gute kugira ngo baryamane? Aba yararikiye. Ese Yozefu we ntibabimukoze muri Egiputa, we none se Yozefu niwe wari wararikiye muka Potifari? None se ibyo bihuriye n'ingo z'uwo? None se byose si umugore uvuze se? Nyine ndi kwibaza bigenda bite. Ibyo abantu bubatse bazabitubwira. Ahubwo icyo narindimo ndavuga, tuzabatumira tubabaze. Ikibazo abantu bubatse, kereka tubonye nk'umumabuja byabayeho akabitubwira ukuntu byagenze, niba ari amagambo meza yamukuruye, niba ari iryo rarahorana akabitubwira. Tuzashakisha babandi baba barihararutswe, hari abantu bakitanga umugayo n'abakobwa, n'abasore, abagore n'abakobwa. Hari n'abasore bavuga ngo baba babafasha. Nibaza ukuntu njye umusore bamufata. Abo ngabo bo ntago rega buriya abasore twebwe. None se ibyo ngibyo dore impamvu tudagomba no kubiza. No bwa mbere umusore ajya kurega akavuga ati nako umugabo ajya kurega akavuga ati ngiye madamu arankubita, bakavuga bati tono umugabo wananiwe n'urugo, bahita bavuga ko wananiwe n'urugo. Niyo mpamvu abagabo n'abasore ntabwo tujya twirirwa tubatekerezaho cyane, ahubwo njye ikintu nagenzuye nasanze bariya abakobwa na bariya abagore 90% n'ubundi baba bakora umwuga w'uburaya, ahubwo baba bameze nk'aho bari kwiyamamaza kugira ngo babone abayoboke. Ariko hari akantu kamwe nshaka kwibwirira abo ngabo bavuga ngo barabafata n'ibiki ngo barabafashe, ntabwo baba bakibafata, ahubwo baba baratinyuka. Njyewe ikintu nshaka ko n'ubuyobozi buzajya buvugaho bukavuga ati uyu koko nibyo ararengana gutya na gutya. Kubera iki umuntu azamura yuko bamufasha ari uko abonye ko yabyaye, abonye ingaruka zo kumufata nyuma, kubera iki batamara kumufata ngo azabivuge? Icyo ni ikibazo. Umwana naza kuba ati baramufashe aka kanya cyangwa nejo byakozwe uyu munsi, ejo akaza, uzabyemere nk'ukuri uwo bayafashwe. Ntago ari ukuvuga ngo nyuma ngabona, ari kubona ingaruka nyuma akabona yabyaye, akabona yanduye sida, abaye ati akavuga ngo bamufashe ku ngufu, akaba aribwo tubimenye uwo ntago aba yarafashwe ku ngufu, ahubwo kwakira ingaruka ziza nyuma biba byaramunaniye. Oya bariya n'ubundi babarinda yabajya koza muri biriya, ahubwo warareba akavuga ati nta bundi buryo ndibuze kwamamazamo umwuga nkora. Noneho akareba akavuga ati kugira ngo rero uwo mwuga nkunde nkukuze, cyangwa se nkunde mbona abayoboke cyangwa abakiriya, nuko ndi bujye mu itangazamakuru nkabivuga. Umuntu ukubonye rero nibwo bamwe batangira kuvuga bati bura nk'abantu b'abanyamakuru kuri barabakira, bari abantu bura nibo babikubwira, bumva ngo wampuje n'ura mwana ngo wagize gute, ugasanga barimo nyine babayoboke bahise baboneka. Ariko ubundi nta muntu agahita batumuza n'ura mwana nanjye mufasha. None se hari n'ukubwira ngo mpuza nawe mufashe. Abashaka kumufasha ntago ari ukumufata, urumva?
ugasanga aravuga ati wampuje n'uriya mwana ko numvise, akakubwira ati numvise ababaye, numvise akeneye ubufasha, ndashaka kuba namufasha namugirira neza gutya na gutya, kandi arimo aragira ngo amuporofite amufatiranye, ariko n'ubundi nawe aba yabikoze mu buryo. None se niba baragufashe wenda ufite imyaka 13 cyangwa 5 cyangwa 7, uje kubivuga ufite imyaka 20 n'ingahe ngo bifashe? Nyine nibyo bya nimvuga ati ni ingaruka aba yabonye, ahubwo namwe mwiruka babahe nimero ngo mushaka gufasha bikarangira ushaka gufataho. Hari igihe uzagaruka umbwira ati za nimero nafashe hari icyavuyemo, ukaza nawe ushaka ubufasha. Mujye mwitondera abantu mujye mubafasha, ariko ntihagire ikindi kirengaho. Niba ari umutima ufite wo gufasha, fasha umuntu, reke kuguprofitira mu kababaro afite ngo umufatirane. Ese kari akabari akababaro cyangwa nawe aba yiyamamaza? Ntago ari ukwiyamamaza, niba umuntu akavuga agahinda ke. Oya, reka nkubaze. Hoya, hari igihe umuntu ko kujya kwishyira hanze, ko kujya kuvuga ngo wasambanye n'abagabo 40 ingahe, ngo wagize gusambana no gufatwa biratandukanye. Uwo nguzo uvuga ngo yasambanye n'abo bagabo abaje kwamamaza umwuga. Nze kukwereka umuntu wavuze, hari uwo nigeze kubona kare ariko uvuga ati njyewe maze imyaka 10, ati bamfashe mfite imyaka, ati umusaza wamfashe bwa mbere ngo yamfashe sinzi ngo ibyamushyiremo ngo yari afite imyaka 9. Urumva, nyuma y'iyo myaka 9 yaje mu itangazamakuru kubivuga afite imyaka 18. Bamubajije bati ubu ngubu kugeza ubu ngubu nibura utekereje umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Ati nibura ngereranyije ni nka 30. Ubwo urumva umuntu wagiye kwemera 30 yaryamanye nabo abishaka bo 30. Uwamufashe ni uwa mbere. Nibikuraho yuko afite ka kababaro kuko mbere yabikoreshejwe atabishaka kandi afite imyaka 9. None se reka nkubaze, icyo gikomera abakigifite kuko yararyamanye nabo ntabwo gishaka. Nyine reka nkubaze, wemezwa n'iki koko ko kuri iyo myaka 9 yiwe bamufashe? Ahubwo se wabuzwa n'iki kwemera yuko batamufashe? Oya, ahubwo banza n'ikinyemeza, ibitanyemeza byo nuko nta gihamya, ikitabinyemeza nuko nta gihamya na kimwe. Ikinyemeza ko baba baramufashe nuko yaryamanye nabo 30. Nuko yemera kuza imbere ya kamera akavuga ngo njye mu myaka 9 baramfashe, mfite imyaka 9 bamfashe ku ngufu. Bakamubwira ati nyuma yaho ryamanye n'abagabo bangahe? 30. Akabasha kubavuga. N'ubundi atara ku kababaro afite, kuza kuri kamera akavuga ati njye naryamanye n'abagabo 30 ntago byamunanira. Kuko urumva aho ngaho bafite mu kuri. Erega abantu abafite mu kuri, ahubwo icyo dushaka kureba ko aba yararyamanye n'abo bagabo, ese mu myaka ingahe yose ishize, ibindi myaka 9 aba ashaka umuntu umuhumuriza ko bamufashe ku ngufu. Nese ubwo ahubwo ntago aba yariyakiriye, ahubwo bari abantu. Erega n'ibintu byose bivugwa mu itangazamakuru, ariko basa bashaka no kugaragaza ko hari abana ku mihanda bahohoterwa. Niyo mpamvu mba naje kugira ngo ngaragaze icyo bita ukuri kw'ibiriho yuko abana bafatwa. Hari n'abantu baza bakadukorera amapuranka akaza, ubundi wenda nk'abantu mutize itangazamakuru, wenda muba mudukurikiye ariko muteganya kuba mwarijyamo. Mu itangazamakuru hari icyo bita inkuru zishushanyije. Ubu ngubu nkakubwira nti hari n'umunyamakuru nigeze kumva ngo wajyaga bikora, akaza akakubwira nka gutya ngo uzi mu itangazamakuru ngo uzuri kurira ngo warahohotewe ngo wagize gute, ngo kubera ko babaga bashaka gupfunyikira aba diaspora ngo kugira ngo babahe amafaranga. Bikagusaba kuri burire uri bwishakemo impano yo kurira amarira akagwa ugahogora, cyangwa bikangombwa kujya kuri kamera bagahita bagusiga nk'urusenda ukarira. Cyangwa se bakagutera nka kaparufe mu maso ukaba uri kurira ukanapfupunoza nka ikibazo. Kandi ko umuntu akagira ngo wakubiswe cyangwa mbese uri kuvuze ko ari inyungu z'abanyamakuru. Ese na wa mwana babwiye kuza kuvuga ya mafaranga iyo bayabonye bamuhaho? None se aba diaspora iyo bayohereje abantu benshi bagiye baba benefited kuri biriya bintu. Umwana abwirwa n'iki ko amafaranga bayohereje ngo nawe bamuhe? Ibyo bafite uburyo babimenya. Hari n'igihe umuntu akubwira ati njyewe ninyamwoherereza ndashaka uzayamuha kuri kamera ukayamuha ndeba. Noneho rero uburyo bahita none se ubundi niko bigenda. Ni ukuvuga ngo uburyo bacuruza zira nkuru, uburyo zira nkuru bazikora, araza akakubwira ati wowe uze kwiriza nk'umuntu nyine ufite ikibazo, wababaye, uri mu buzima bubi, ko nta kintu nyine uriho, ko ubuzima bwanze byagenze gutya na gutya. Noneho kwakurira kwawe
aba diaspora bagahita bavuga bati yo ati disi dorura muntu ati akwiye gufashwa, agahita avuga ati umva mumbwire nimero yiwe nyamwoherereza. None icyo gihe nta pininga nimero y'uwo bagize y'uwo bari bagomba gufasha, ahita avuga ati umushaka azanyureho. Bishatse kuvuga ngo nawe niko bakoraga nubwo se hari ukibikora, niko bakora aba diaspora bumva ikiganiro bakabasha kubyumva mu kinyarwanda, bajye bakurikirana umwana niba afite imyaka yo kuba yarafashe indangamuntu, amazina ye muba mwayumvishe, kubera iki batabaha hari n'igihe rega bari umuntu mukuru, ntabwo ikibazo ari umwana gusa nyine, kubera iki uwo muntu batamuha nimero ze bakamufasha kuko bareba ko umuntu bari gufasha. Ahubwo se dore kata abanyamakuru bakunda gukora, iyo mvuze ngo ni ukuri kw'ibiriho nyine ni ukuri kw'ibiriho, baragufata bakakubwira bati bohereje miliyoni wenda 3 zo kugomba gukorerwa iki kintu, wowe tuzabigaragaza kuri kamera kugira ngo dushimire umuntu wayaguhaye yuko n'icyo kintu cyatangiye yuko byagaragaye ko amafaranga uyahawe. Bakaza bakavuga bati miliyoni 3 dore ngizi turazikumurikiye, bakagenda bakayabikuza bakayazana bakavuga bati iyi ni inkunga umuntu wawe yakwemereye kandi koko yayohereje. Noneho ubwo babikoze on camera, nyine ubwo kamera iri on iri ku recording camera, noneho yamara kuba off camera, mbese ubwo ku bantu bize ibintu byo gukamera, ubwo n'igihe kamera nyine ibitari ku recordinga cyangwa ibitari gukora, ngahita bakubwira bati rero nitwe twabigizemo uruhare, uratwara 1,200 nanjye ntwara 1,800 ntizare 3, akubwira ati ndakuremeye. Wareba ko nubundi nayo utateganyaga kuyabona, nibyo wavuze barahimbye inkuru, akavuga ati urabizi inkuru ninjye wayiteguye, ninjye byagenze gutya na gutya, mbese urafata imwe kuko nubundi nanjye birarushya gukina filime nyine. None se ubundi miliyoni wenda niba zare 3 bohereje bakaba baguhaye imwe, urareba ukavuga uti ndayanga ubundi nkora iki, nta kintu ndi buburane. Hari abantu benshi bagiye baribwa amafaranga gutyo. No kuvuga ngo rero bari abantu nabo baba ari ibirayi no mu biri abanyamakuru bari ibirayi. Oya ndavuga bari abantu twavugaga baza muri iryo tangazamakuru nyine bakigira gutyo, ahubwo baba bikenereye abayoboke. Mu byo rero twavugaga bijyanye n'ibituma imiryango idakunda gukomera, turimo turagira ngo dushake umuti. Noneho imvune imvano twayibonye. Nongera kugaruka ku kantu navuzeho, abamama mudukurikiye, mutazi gutegeka abakozi banyu igihe bagomba gukarabira. Umukozi igihe cyose ashakiye yacunga umugabo igihe atakoze yicaye nkwanze ari kwirebera nk'utuntu kuri telefoni, ukabona umukobwa nibwo aziritse agasuime mu mabere agiye kujya gukaraba, intege gutya akakazamura kakagera hano ku buryo niba ari n'umwenda w'imbere yambaye uri kugaragara cyangwa niba ari n'iki agatambuka imbere y'umugabo. Ubundi muba muzi ko uriya mugabo akoze mu byuma, muba muzi ko ari sitatatanyeganyega, muba muzi ko intama yamukandagiye atari umuntu. Nyamara mushatse mwagira ubwenge, ntago mvuze ko mutabufite, ariko mushatse mwagira ubundi bwenge butandukanye n'ubwo mu. Nanjye nivuganire n'abapapa, mwirirwa mutakanga abagore banyu baryamana n'abakozi b'abahungu baba mwarazanye. Niba rimwe kabiri umutipe yinyurishijweho yambaye isengeri rimwe na rimwe akuyemo agapira, amatuza ubu se nkanjye utayagira ubu nakurura umuntu. Ntabwo ari ngombwa gukururwa n'amatuza. Wavuze ko umugore nk'uwa bafite irari, kuko umukozi nta mwanya bafite wo kujya kumubwira ati ngewe umugabo wagutuza muri kadesitiri nzagushyira muri etaje. Ntabwo barabivuga kuko aba ari umukozi we. Ugasanga murabasiganye, ufashe isafari y'amezi angahe, uba wumva ko umugore wawe akoze mu byuma. Niba ugiye ku kazi uzatinda ufite umukozi w'umuhungu, ujye usiga umwirukanye. Oya ntabwo ari kumwirukana, umukubise ku ishuri bavuga wikendira, umukubise kafu ubuzanye w'umukobwa, nugaruka uzongera umugarure, apana kumusigira uwo musore, kuko uwo musore ushobora kuza uhora ugenda urumva n'umumama ntabwo yafuha ngo nazanye umukozi w'umukobwa, nibashaka umukozi w'umukobwa kuko usanzwe uhora ugenda, ntabwo uzakururwa n'uwo mukozi. Ese undi ko kimwibanda ku bakozi ngo bakurura ahubwo abo bashobotse, ahubwo reka nkwereke, ugiriwe amahirwe uwo mukozi w'umuhungu yaguma aho ngaho, yaba no kubaka urugo akaba ari we urwubaka we wenyine, kubera ko noneho nugira nuza nujya kuzana uw'umukobwa
umukobwa buriya akenshi na kenshi nta jambo aba afite kuri nyirabuja cyane. Niyo mpamvu abasore babikurikirana. Niyo mpamvu oya, ni nayo mpamvu buriya umusore we yihagaze ashobora no gukaruma nyirabuja kandi bigakunda. Naho umukobwa we ashobora gufata icyemezo akavuga ati ndagiye, ati umva cyane ko iyo buraba umumama aba ashaka gusuzugura umukozi w'umukobwa cyane ngo amwereke ko aciye bugufi imbere ye kugira ngo akunda nyine amwereke atizamura cyane, akaba yamusuzugura mu rugo nyine kuko abati rimwe na rimwe nk'iyo none hano anafite agasura baba bavuga ubu nkawe hari ahantu utajya gusaba akazi ko mu rugo niyo kaba wenda ushobora kuba utagakora ariko niyo baba baguhemba nk'ijana ukaba udashobora kujya gukora akazi ko mu rugo, rero reka tureke 100 ukaba uri buhembwe nka 5 akavuga bati ni mu mwihorere kubera iki bakanye akareba akavuga yoherega buriya hari ukuntu umumabuja nawe areba akavuga ati ariko se ubundi reka nirebe mfite akaboko kangana iki, wenda se njyewe ubwanjye ndangana iki. Abagabo bakorwa n'amaboko kandi uretse mvuga ariko urumva akareba akavuga ati mfite akayobe kangana iki, none se wowe ngiye kuzana areba akavuga ati yewe gawe agahita bavuga ati urunda rwirangirije sinzirirwe mburana, akakureba akavuga ngo mba ngo twakubwiye ngo ko twashakaga umukozi ngo ariko ngo wihangane ngo ugiye ngo tuzaguhamagara ngo kubera ko ngo hari ngo tugiye kujya muri weekend ngo kandi ngo ntitwazagusiga hano wenyine ngo tuzaguhamagara nituvayo. Ubwo iyo ugiriwe amahirwe makeya ukaza boss nyine adahari wenda ngahite arabyindima avuga ati mwe mumuretse tuzagusiga nta kibazo. Ubwo iyo ugiriwe amahirwe ukaza nyine kubera ko umugore ari we wakira abakozi ubwo ahita akubwira ati ugiye tuzaguhamagara, atavuga ati manu nkejeje umuruho narindwi isenyeye. Hari ikintu wavuze cyo kuvuga ngo umugabo agize amahirwe yasiga umukozi mu rugo w'umusore ngo byabana ngo uwo muganga urugo akagubaka aho kugira ngo azajye kurwubakana n'abandi bari bari hanze cyangwa bari kandi bo bashobora kuzarwubaka nabi kurusha uko wa mukozi uri gutinya yarwubaka. Ubwo rero mwaba mama mwe mwihanganye ku kantu gato aho kugira ngo abagabo banyu bazajya gushaka indaya zo mu migina ku Gisimenti wifitiye umukozi mu rugo wasigaye harahindutse ngo habaye mu migisha kubera stade Amahoro, abantu mu kivuga mu migina muzabihindure ngo hasigaye babonera y'imigisha. Oya mu migisha no kubera ko hari ibikorwa by'iterambere bya leta. Abakozi banyu b'abakobwa mwari kubafuhira mubareke ubwo bakomezanye na ba boss ubwo nkomoje ku kintu cyo kuvuga ngo umukozi w'umusore ngo niyubaka urugo nabo bakobwa mureke bagubake aho kugira ngo umugabo wajye hanze akuzanire sida. Ubwo ndumva ariko bimeze kuko gavuga niba umukozi w'umusore arubaka urugo n'umukobwa mureka rwubake. Ni ukuvuga ngo burya cyane cyane aho kugira ngo umugabo ajye agenda erega burya umukozi nta nubwo aba ari muzamukonsama amafaranga menshi, abaramwongerera ku mushahara akamushyiraho nka 5 akamushyiraho nka 5 ku kwezi. Buriya uramutse uri n'umumama ukabona byagenze gutyo ukamenya ko aryamana n'umukozi rwose cyo kuraho wiyakira kubera ko nutuma ajya hanze yarenzaga 5 umukozi yari yaramwongeje 5 cyangwa 10 nasohoka rimwe wibaze ko yamwishyuraga ku kwezi, nasohoka rimwe akagenda akajya kugura indaya Roger azayishyura 10 cyangwa 20 agure n'inkoko amawini bamwe ibwo ntihariho ticari bumutegere ntihariho ayo kumushimira ko yamufashe neza iki niki urumva usange wenda niba umukozi niba yarafite umukozi wa 30 akamwongera akamuha 40 kubera ko bafite uburyo babikurikirana ugasanga we ya 40 ayatakaje mu isaha inkoko sigura ngaho nyine wenda ubwo ubundi ugasanga ko akonsomye umushahara w'umukozi imishahara 3 y'umukozi yari kumuhemba amezi 3. Ubwo navuze mu gihe yagiye ahantu ha makeya hahandi inkoko n'icyo kurya wenda imwe bayigurisha 25,000 cyangwa 30. Ubwo urumva ugasanga umushahara wose kwaheba. Ariko nivuganire n'abamama abagabo bakunda keya nta mugabo ndi ariko uko mbizi bakunda keya umukozi arabyuka mu gitondo
umugabo akabyuka agasanga yateguye umureti, icyayi cyahiye, inkweto ari kumuhanagura ku muryango, noneho hari ukuntu abamabuje iyo bamaze gukira birengeshwa, ugasanga niwe uri kumwambika inkweto, niwe uzimukuyemo agarutse, agakota amukuramo buri kimwe cyose, amujyanira amazi muri dushe, akamusasira. Ese wowe uba waraje gukora iki? Buri ivaze mu rugo ni gute umbwira ngo mukanya uri burire ngo umukozi yaguciye inyuma? Erega hari igihe aba ananiwe. Ananizwa n'iki yirirwa aho ngaho? We umugabo beramushakiye umukozi ngo ajye asanga yaruhutse, nta nubwo aba yananiwe, aba yananijwe n'ikizi, amuhekeya amwiteho. Nibyo bya bindi nyine buri kimwe cyose, nibyo bya bindi nakubwiraga ngo abagabo bakururwa n'ibikorwa. Hari igihe ashobora kureba akabona ukuntu umukozi ari kumwitaho, bigahita bituma wenda avuga ati byanze bikunze bitewe n'uko ndi kubibona bigomba kugenda gutya na gutya, bigatuma rero bya bikorwa byiwe amukorera bimukurura. Kenshi nyinshi ku bakozi zirimo ziradusenya. Ni ukuri kw'Imana. Ibaze ko umukozi asanga wabize n'icyo yakaza akaguhanagura, kuko uva mu kazi unaniwe wirukanka, agahita azana akayisume gakonje akaguhanagura. Umugore aricaye yageretse akaguru kandi munebe ngo afite ngo umukozi urabikora. Izo ni keya zikurura umugabo zituma babatwara. Hari indirimbo twayaga turirimba mbere muri korari yajyaga ivuga ngo waricaye urarambya nkaho washize umuruho, burya ko kushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Ngo nyine ngo umuntu ngo yaricaye ararambya nyine ngo nkaho yashize umuruho, ngo burya ko kushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Wabonye ukiri umuruho, wenda se wabonye ugira amahirwe ubonye umugabo, ariko buriya umuntu umwe yaravuze ngo buriya abantu tugira amashuri menshi, ngo buriya ngo umuntu ava mu ishuri ry'ubukumi cyangwa ubusore agahita yinjira mu ishuri ry'ubugabo cyangwa ryo kubaka. Burya kubura umugabo cyangwa kubura umugore byakuriza amarira. Utamufite ukamubura. Cyangwa se kubura gushaka byakuriza amarira. Ariko kumuzana nabyo bishobora kukuriza ndi, bishobora kuyaguhoza cyangwa bikakuriza ndi. Mu gihe ku muntu uwo ari we wese urugo naryo ni ishuri. Hari abantu bibeshya ngo urugo ni paradizo. Hari akantu nagiye kuvuga karuhita unyobya man. Akantu nari ngiye kuvuga kare kajyanye n'ukuntu abantu bibeshya ko urugo ari paradizo, ariko urugo si paradizo. Nibyo navugaga, abantu mwubatse muzatubwire muri komenti, ugishakana na sheri wawe mbese mugiteretana mwari mumeze mute? Kari agatoki ku kandi, uduki twa buri kanya, iki n'iki. Ese ubu byagiye hera? Ntago ari uko byagiye burundu, nk'uko wabivuze ngo kubaka ni ishuri. Ni ishuri. Iyo ukigera mu wa mbere inyuguti zirakorohera, mu wa kabiri ibihekane bikakunanira, mu wa gatatu ukaba warabifashe uri kubicamo bimeze neza usigaye ubu wa mbere, kandi mu wa kabiri byarakugoye gufata bwana kwa. Ni ukuvuga ngo iyo mugishakana biba bimeze nko gutangira ishuri. Ubuzima buba buryoshye bikaborohera, sheri na shushu. Bavuga kwimuka. Iyo mwimutse rero mukagera mu wa kabiri, ingumi ziravuga muvandi, ziravuga, ugasanga umukobwa arimo aravuga ngo ubusore ubona nshaje ngo ku buryo nabona undi mugabo, akavuga ati hari abasore bakurenze we. Ibyo bihe muba mugomba kubyitondamo, niba umwe azamutse wowe ukamanuka mukabinyuranamo, kuko nimugera mu wa gatatu bizongera biburyohe nko mu wa mbere. Kandi iyo uwo mwaka wa kabiri muwurenzemo w'ibibazo, ntabwo ari ukuvuga ngo mwashakanye mu mwaka wa mbere wa kabiri, nyine hari igihe kigera n'imyaka 10 yashiramo meze neza, hakazamo igihe cy'amakimbirane. Bihita utekereza ibyo ako kanya bibi ubonye agukoreye, tekereza n'ibyo ahashize, uvuga ati uyu muntu ashobora kuba atari we. Mubigendanemo neza, urginga umutuze, umugore agucire mu maso utuze. Hari igihe kizagera ubwo rukundo ibibazo birarangira, abari shatani yo kubagerageza birarangira, mugasubira mu rukundo ruryoshye. Ahubwo uvuza ako kantu unyibutsa akantu nigeze kumva. Umukobwa nyine umusore yari ari kumwe nako umugabo yari ari kumwe n'umugore muri salo. Kwa kundi nyine baba bari kureba nka televiziyo, abona abana b'Abanyarwanda babandi nyine banyweye amata, bamutemba itoto, nyine kwa kuri televiziyo nyine kwa kundi baba bamudira bagira bati. Noneho umugore aba aravuze, ariko mbega u Rwanda rufite abakobwa beza we. Noneho umugabo
Oshango babuzwe n'iki se shaka babitwabarongoye. Bwahibaza. Ubwo urumva niba umugabo akubwiye gutyo ngo ababi barabarongoye, utagira ngo nabandi nawe uri muri abo babi, uri muri bamwe bari kubwira. Ahubwo se buriya reka wenda turebe. Ikibazo ari umugore mubi n'uwarongoye umugore mubi. Ufite ikibazo ninde? Ari umugore mubi n'uwarongoye umugore mubi? Ufite ikibazo ninde? Umurongo umugore mubi yamujyanaga hese no kuba abakobwa ariko bavutse. Niba atari yasinziriye akaba yarabonye umugore mubi, nta muntu wamuhatiririje, kereka niba baramutoranyirije. Hari ukuntu ababyeyi b'iki gihe nabo basigaye bahitiramwo abana babo. Mutubwire muri comment umbwire ngo abantu bubatse cyangwa n'abasore bakiri iwabo basa nk'abakuze mu bwumva baba baratindijwe no gushaka ko babahitiramo. Muze kumbwira niba hari umuntu bagihitiramo. Bakakubwira bati niba umusore nutazana nudashaka na wenda na runaka. Ati ubwo sindi kumwe nawe. Umusore yagukunda atabya n'iby'uburyarya. Usibye ko umubyeyi nubwo abikubwira ako kanya ntago bivuze ko akubyarutse arakugarukira. Ese waruzi ko hari urukundo narwo rujya rumera nkabo ukabona kagukunze. Kuko umubwiriza yavuze ngo ibihe birahinduka. None se umuntu abagukunze ko agukunze ko urukundo rurashonga. Oya ntago rushonga. Uzabimenya byibone. Ngo zose ntago zisenyuka bavandi muze kutubwira. Abantu bagifite urukundo baciye no muri ibyo bibazo bakaba baragarutse mu rukundo bagomba kutubwira muri comment. N'abashwanye nabo bagomba kubitubwira, n'ababyeyi bagifite iyo myumvire mubagira inama. Ikiganiro kwari ukuri kwibiriwe. Yego. Tugenda rero tugana ku musozo. Reka noneho turebe tumenye ngo umwanzuro niki cyakorwa kugira ngo imiryango nyarwanda yongere isubirana agaciro kayo. Wowe ubwawe ku giti cyawe wumva ari iki cyakorwa? Ndagira ngo bakuntungire kamera utanga igitekerezo cyawe, ubona ari iki umuntu cyakorwa kugira ngo nibura imiryango nyarwanda yongere mbese nyine kwa kubana kwabo kongere kugaruke mu buryo. Mbese nk'ikintu ubona cyaca gucana inyuma kw'imiryango nyarwanda ubona ari iki cyakorwa? Ubundi ikintu cya mbere ngenzi ko urugo rurimo Yesu ruhorana amahoro, ruba rwishimye. Iyo mujya gusenga mufatanya ibibazo byose mu binyuramo mukagirana inama, nta kuvuga ngo buri wese ngo niba habaye ibibazo aracukwe mukabinyuranamo. Njye ndumva ntabwo urwo rugo rwasenyuka. Umugabo akunda umugore we n'umugore akunda umugabo we, nta kumuca inyuma. Niba ubonye umukobwa noneho hari ibintu abagabo biharaje ngo byiga inyashi n'ibyo niba aciye hayifite. Ese ubwo umukurikiye ugasiga umugore wawe ugasanga ni ikibuno bambaye, ko noneho abakobwa b'i Kigali basigaye bambara amabuno. Niba ubonye afite big nyashi mu mutima wawe uhita uwuhata, mfite umugore ufite big nyashi irenze. Niba ubonye iyo sura yari kugukurura umugore wawe muri icyo gihe wamushatse kubera ko ari we mukobwa mwiza wabonaga w'icyitegererezo. Ngenda cyeka rero ikintu bagabanya ari irari, ingo z'iki gihe zakomera irari rigabanyutse. Aha ngira ngo urakoze cyane. Iyo yari ide yawe, uravuze uti burya iyo wubakiye kuri Kristo Yesu n'umuryango ubasha gukomera. Ariko hari akantu njya nkunda, ntago ari ukugusenya, ariko Yesu Kristo yaravuze nyine yadusezeranyije mu kiganiro twakoze ubushize tuvuga ku madini. Hari ahantu twavuze ngo yadusezeranyije amahoro mu bibazo, ntago yigeze adusezeranya kuturinda ibibazo. Bivuze ngo kuba usenga ntago bivuze ko umugabo atazaguca inyuma, ibyo ntuzabyibeshye, ahubwo cyakora azaguha kwihangana. Nje dore ikintu navuga muri kano kanya, cyangwa se inama yanjye natanga, ni ukuvuga ngo wenda ku bantu bajya banabasha no kugera ikambere wenda badukurikira, iki kintu bazakitugerezeyo. Ikintu cya mbere, burya hari abantu batagengwa n'umwuka wera, ntibagengwe n'ibitekerezo,
ntibagengwe n'ibindi bintu runaka, bakagengwa n'amategeko. Abo bantu rero babasha kugera ikambere bazatuvugira. Mu gihe nta tegeko na rimwe rirengera umugore cyangwa umugabo. Sinzi mu mategeko nasomye, hari icyakoze mu mategeko mbonezamubano niho nabonye itegeko rivuga ngo igihe umugore cyangwa se igihe umugabo yafungishije uwo bashakanye, niyo baba bamukatiye imyaka 20, akagenda akamusabira imbabazi akavuga ati njyewe umugabo wanjye ndamukeneye cyangwa se umugore wanjye ndamushaka, ibyacu birangire, igihano ategetswe guhita gikurirwaho, bakamumuha akamucyura. Bivuze ngo wenda ku bantu badukurikiye mu bintu bijyanye n'amategeko mbonezamubano, amategeko mbonezamubano atandukanye n'aya yandi. Niba wahaniwe kwiba, wahaniwe kwica, wahaniwe kugira gute, bakaba bagufunze, ntabwo umuntu ashobora kuzanga gusabira imbabazi ngo bavuge bati ugomba guhanirwa icyaha wakoze, upfa kuba wakoze icyaha. Ariko mu mategeko mbonezamubano harimo itegeko rivuga ko mu gihe umugabo yagufungishije cyangwa mbese uwo mwashakanye yagufungishije, hakaba igihe bibaye ngombwa yuko we asabye umwanzuro, niyo waba baragukatiye veni ukaba umaze mwibiri cyangwa ukaba umaze mw'ukwezi kumwe, akavuga ati umugabo wanjye ndabona byakomeye, ntabwo byo kubaka urugo ndi kubishobora njyenyine, ni mumurekura ze tugende tujye kubaka urugo. Bategetswe kumurekura batagendeye ku gihe bari baramukatiye. Noneho rero impamvu mvuze ngo mu Rwanda cyangwa se mu bintu bijyanye n'ingo nta tegeko rirengera umugore cyangwa umugabo dufitemo, nuko mu gihe nta tegeko ririho rihana umugore waciye umugabo inyuma cyangwa rihana umugabo waciye umugore inyuma, nta gihe na kimwe iyi miryango iteze kuzakomera. Mu gihe umuntu azi ngo urumva ndaca umugabo ngo kuba ngo wenda nk'ubu ngubu ngo niba wanciye inyuma sibyo ngo nkaba nagiye kukurega ngo baduhaye gatanya si igihano, kuko hari nubwo nge nshobora kuguca inyuma ari ukugira ngo nkunde nkwiyenzeho, nkunde mbone gatanya nzana undi. Ariko nabo ntabwo bapfa kuguhereza gatanya gutyo gusa, uko bayiguha kose murabanza mukavuga ibibazo byose. Ntabwo wambwira ngo umuntu aguca inyuma imwe ngo bahite babaha gatanya, ntabwo bishoboka. Nyine banza wumve. Ahubwo kuki ikibazo si gatanya, si nacyo turi kuvugaho. Ikibazo si gatanya, ahubwo ikibazo ko yafashwe yaciye umugore inyuma cyangwa yaciye umugabo inyuma, itegeko rimuhana ni irihe? Kumuha gatanya nubwo bagize, ariko ntibirabuza wa wundi urimo uraguharasinga nashaka bikora umwaka arajya bikora asubizamo, nashaka asohora umwe yinjiza undi, mvuge nti ndakunaniza mpaka wowe ubwawe, niba nta gatanya baduhaye. Wowe uzi ko hari abantu baha gatanya bari bamaze nk'imyaka ingahe batabana cyane. None icyo ni ikintu cyumvikana. Nyine nicyo nshatse kuvuga, mu gihe nta tegeko na rimwe rihana umugore cyangwa umugabo waciye uwo bashakanye inyuma, nta gihe na kimwe iyi miryango ishobora gukomera bitera imbere. Mu gihe umuntu azajya yicara avuga ngo ngiye ngo gatanya, ngo ntegereje gatanya, nuca inyuma umugore wawe cyangwa umugabo wawe akaza nyine ntago yabura gutera urusaku, akavuga ukabona arariza akavuga ati koko wabikoreye iki sheri, wabikoreye iki? Uwo muntu abagukunda nta nubwo yakemera ko muhana gatanya, nta nubwo yakemera ko umva, nta nubwo yakemera ko bagufunga ngo wamuciye inyuma. Ese tuborohereze tuvuge ngo niba wamufashe aguca inyuma bikaba byakubabaje wamukundaga kandi mugakomeza mukabana, noneho tuvuge nawe ujye uhita umwishyura ako kanya ubikorere mu maso y'umuca inyuma. Njyewe icyo navuze ntago ari ukwishyurana. Igihano ni cyeko umva nyine banza wumve. Mu ntangira kuvuga navuze ngo hari umuntu utagengwa n'umwuka wera, ntagengwe na roho mutagatifu cyangwa ngagengwe n'intekerezo ze cyangwa ngagengwe n'amategeko y'urugo, agomba kugengwa n'amategeko ya leta nk'uko basize handi mategeko mpanabyaha. Icyo nacyo mu gihe kitarashyirwa mu byaha bigomba guhanirwa
n'itegeko nshinga rigomba gushyirwa mu mategeko nabyo bigahanirwa mu kugira ngo imiryango nyarwanda ikunde yubakike ikomere. Nta gihe kuko nudatinya itegeko hari ukuntu umuntu ashobora kudakosa. Ubu hari ibyaha byinshi abantu badakora bitewe n'uko bazi ko itegeko riri bubahane. Mu gihe nta tegeko rero uvuga ngo riguhanire icyo cyaha, uzabuzwa n'iki kugikora? Uzirimita gute? Ubu wari uzi ko itegeko dufite cyangwa ikintu dufite kiturimita nk'abagabo cyangwa nk'abagore kuba twaca abo twashakanye inyuma ari ukuba avuga ngo ndaba mwaye mu bandi cyangwa ndaba nikojeje isoni? Icyo cyonyine, nta rindi tegeko riguhana. Ubwo ugiye kumbwira ko umuryango uzubakika ute? Mu gihe uzafatwa ngo yengo runaka ngo bamuvaje yaciye umugabo inyuma bakagukwena gusa ngo ubwo icyo ni igihano, uzacika ku ngeso gute? Uzayicikaho ryari? Nashaka aba amezi 2, nashaka kuba ukwezi kumwe, nihashaka habe igihano insimburagifungo, nihashaka habe ihazabu, ariko habeho itegeko rikumira abashakanye gucana inyuma. Cyo kuvuga ngo abana b'iki gihe hari ababyeyi ariko ntabwo ari bose basigaye bavuga ati nudashaka umwana wo kwa runaka ntabwo bishoboka. Ukamushaka kuko iwanyu baba barakubakiye inzu, nakazi ufite ngo ufite amafaranga, uri kumva? Ukamushaka umushatse ku itegeko ry'iwanyu, ntabwo umushatse ku bw'umukundi. Uzambira hagiye ni gute umuntu atazamuca inyuma? Bashyiraho ubwo nibajya gushyiraho n'itegeko bazajya bazenguruka mu nkiko, niho bihera cyangwa gusaba simbizi. Bajya mu nkiko bari abantu bagiye gusezerana, bihererana umuhungu cyangwa bihererana umukobwa, bamubaze niba nta gahato karimo. Nibaza gufatwa yuko harimo agahato, ni ukuvuga ngo ikintu cyo gucana inyuma gihera mu babyeyi bahata abana gushaka abo badakunda. Ngo nuko abantu bifashije ngo bataza ngo udashaka ko runaka akica izina ryacu, n'uwo mubyeyi aba agomba guhanwa. Njyewe ibyo ngibyo simbizi uburyo muzabikurikirana, ibyo ngibyo biba bifite abayobozi bireba. Gusa njye message cyangwa ubutumwa natangaga ni igitekerezo, si itegeko. Kandi intumwa ntiyicwa. Njye mba nagiye nganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, nkumva mentalite zabo, nkagerageza kuzigenderaho kugira ngo nkunde nzira ahantu ngeze ibitekerezo, wenda kuko bazi ko nshobora kuvuga, wenda nkarebwa n'abantu bangaye bashobora gutanga message. Ngerageje gutanga message ntanze nuko mu gihe urumva, mu gihe nta tegeko na rimwe rihana umuntu waciye uwo bashakanye inyuma, ugukomera kw'imiryango nta terambere ry'umuryango rihamye tuzigera tugira. Uko niko mbyumva, simvuze ko ari ihame ry'imiryango, nta nubwo mvuze ngo abantu bose bagendere ku byo mvuze, ahubwo ni igitekerezo cyanjye. Kandi igitekerezo cyanjye ntago bikuyeho ko n'undi afite uko abyumva. Nta nubwo bibaye ko ari itegeko ngo ni njyewe ushyiraho amategeko ngo mvuge ngo iryo tegeko ndaryemeje. Bivuze ngo mu gihe basize mu nyurabwenge bagasanga icyo kintu atari cyo cyangombwa, bafite ukundi kuntu babikemura. Ariko njye mbona agatanya atari cyo gisubizo cyo kugira ngo imiryango yubakike. Murakoze cyane, cyari icyo gitekerezo. Reka tuze kugaruka mu biganiro mu kanya, mu kiganiro kiri buze kuza nyuma, turi buze kugaruka tuvuga ku bintu bijyanye n'akarengane noneho gakorerwa abagabo. Yego, icyo twarimo tuvuga ku kintu kijyanye n'iterambere ry'imiryango. Ubwo n'ubundi kukuri kw'ibiriho turi buze kugaruka mu gice cya kabiri. Reka tubanze tujye kunywa amazi, turagaruka mu gice cya kabiri none tuvuga ku bintu bigendanye n'akarengane abagabo bahura nako kandi kakirengagizwa. Murakoze cyane rero, reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown ndetse na Leya. Mukomeze kugira impagarike mu bugingo. Ciao. Murakoze, ciao ciao. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production.
umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije pirimeri, abarangije tronkome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.